Uru ni urutonde rw'abantu 20 byakugora kwizera ko baba kuri iyi si yacu. Abantu benshi bavukana impano zitandukanye, ariko hari impano ziba zitangaje cyane. Muri aka kanya ngiye kukwereka zimwe muri zo, ni ukuvuga abantu 20 batangaje kurusha abandi bose. Ku mwanya wa mbere tuhasanga Sultan Kosen. Uyu nguyu ni umugabo muremure, yahawe n'igihembo nk'umugabo muremure ku isi cyane, agihawe na World Guinness World Record. Uyu mugabo yavukiye muri Turukiya ndetse aza kugira indwara yatumye akura. Ubwo byatangiye afite imyaka 10 biza kurangira akuze cyane kurusha abandi bantu basanzwe. Ibi byaje kurangira akuze cyane ku buryo yaje kugera ubwo agira feet 8 zose. Uyu yahawe amahirwe yo gukina basketball, birangira nayo imunaniye bitewe n'uburebure bwe, ntago ashobora guhagarara nta kintu ahagaze. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga Lizzy Vasquez. Uyu nguyu yavutse mbere y'ibyumweru 4 mu gihe cyari cyateganyijwe, kavukana kuvuga ko yavukiye amezi 8. Ibi byatumye arwara indwara bita proje. Iyi ndwara ituma umwana muto agaragara nk'umuntu ushaje cyangwa se akaba yagaragara nk'umukecuru. Ibi ngibi byaje gutuma uyu mugore bituma bamwita ko ari we mugore mubi kwise. Si ibyo gusa kandi kwishura abana birirwaga bamuserereza. Ibi byaje gutuma yandika ibitabo na motivation speech agenda ahereza abantu bitewe n'uko yagiye anyura mu buzima busa naho bugoranye, bityo akabukoresha yereka abantu ko nabo bashobora kwiteza imbere. Uyu nguyu agenda yereka abantu ko batsinda imbogamizi nabo bakiteza imbere bitagendeye ku byaba. Wa gatatu tuhasanga Mendy Sellers. Uyu nguyu ni umwongereza, akaba yaraje gusangwamo indwara bita morbid. Iyi ngiyi ituma umuntu agira igice runaka kiba kinini cyane nk'uko ubibona. Akaguru ke ni kanini cyane ko iyo urebye ubona neza ko gashobora kuba karuta igihimba cye. Uyu nguyu byaje kurangira aciwe amaguru, ariko n'ubundi biza kurangira nta kintu bimufashije. Byaje no kurangira akorewe isuzuma basanga mu kaguru ke nta kintu kirimo cyaba gitera ubu burwayi bwe. Ku mwanya wa kane tuhasanga bita Gary Turner. Uyu nguyu afite umubiri ukururuka nkaga cyangwa se umukoba. Uyu mugabo umubiri we uri stretch cyane ko iyo ukuruye ukururuka nkaho ari plastike cyangwa se ugakuruka nkaho ari umukoba cyangwa ga. Reba nkuko yari yiputse umunwa, reba nkuko bamukurura ukuboko, ariko we ugasanga ntacyo bimubwiye kandi nta nubwo ababara rwose. Umubiri we urakururuka cyane ku buryo umubiri ukururuka kugeza kuri inch 6 zose n'ibice 3. Ibi byatumye ahabwa igihembo nk'umuntu ufite umubiri ukururuka cyane. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga Jyoti AMG. Uyu nguyu ni umukinnyi wa filime w'umuhinde kandi akaba yaramamaye bitewe n'uko yabahawe umwanya muri filime yo muri Amerika yari iteye ubwoba bitewe n'uko areshya. Uyu nguyu afite feet 2 zonyine. Si ibyo gusa kandi uyu nguyu yaje guhabwa igihembo nk'umuntu mugufi ya kwisi, ni ukuvuga kubera ko afite inch 2 n'ibice 8. Kugeza na n'uyu munsi uyu nguyu aracyafite agahigo ko kuba ari we mugore mugufi ku isi. Ku mwanya wa gatandatu tuhasanga Kim Goodman. Uyu nguyu tumuramutse tuvuza abantu badasanzwe tukamusiga twaba twibeshye cyane. Ni ukubera ko uyu mugore yaje kugira ikibazo biza gutuma agira ubushobozi bwo kuba yasohoramo amaso ye mu buryo budasanzwe, ni ukuvuga kuyakanura ku buryo ashobora kumera nk'uyasohoye mu gahanga ke, bikaba byatangaza abantu cyane, kandi ibyo ngibyo byaje gutuma ahabwa igihembo cya World Guinness Record. Ku mwanya wa 7 tuhasanga Valeria Lukanova. Uyu nguyu ni umunyamideli wamamaye cyane bitewe n'uko agaragara nk'igipupe. Iwawe ushobora kuba ufite igipupe, ariko umunyamideli w'umunya-Ukraine, ni ukuvuga Valeria, uyu nguyu ni igipupe cya nyacyo cyane ko ari umuntu nyamara akaba agaragara nk'igipupe nk'uko uri kubyibonera. Uyu nguyu kandi yavuze ko nta surgery n'imwe yigeze akora kugira ngo agaragare nk'igipupe, cyane ko ibi ngibi ngabikesha kuba akora gym cyane ndetse no kuba akora siporo. Si ibyo gusa kandi bituma atangaza abantu benshi. Ku mwanya wa 8 tuhasanga Arun Laikwar. Uyu nguyu ushobora kuba warabonye filime nka X-Men cyangwa se izindi filime zirimo mutant akurura ibyuma, ariko uyu nguyu we biratangaje kuko ni umuntu usanzwe, si filime, cyane ko uyu nguyu afite ubushobozi bwo gukurura ibintu bitandukanye, urugero nk'ibiyiko, imisumari ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Reba nk'ibyo biyiko bimuriho. Si ibyo gusa kandi uyu nguyu ajya no mu mvura akaba yakurura ibintu by'ibyuma biri aho hafi. Si ibyo gusa kandi akomeza gutangaza abamubona, ni ukuvuga ko abantu bamusura baje kureba ibintu akora. Uyu mugabo ni umuhinde. Ku mwanya wa 9 tuhasanga Ashley Morris. Uyu mukobwa ni ukuvuga ko afite ikibazo cy'uko iyo akarabye amazi arafurutwa. Ni ukuvuga ko uyu nguyu ukabonye cyangwa se uko agiye muri dushe arafurutwa. Si ibyo gusa kandi uyu nguyu n'ibyo yabyo ubwabyo nabyo bituma afurutwa. Yavuze ko ibintu bibi byigeze kumubaho ari ukuba yarakarabye, cyane ko yahuye n'uburibwe. Ni ukuvuga ko uko yakarabaga yahuraga n'uburibwe budasanzwe mu mubiri we. Tuhasanga Let Lam.
uyu nguyu kuva yavuka, cyane ko nk'uko tumenyeye ko abana batoya ikintu cya mbere kiba kibishishikaza ari ugusinzira cyane. Uyu nguyu kuva yavuka bitewe n'indwara yaje kurwara, yaje gutuma amara igihe kinini adasinziye. Ni ukuvuga ko yamaze imyaka myinshi adasinzira kugera ubwo abaganga baje kumukorera operasiyo haciyemo imyaka myinshi, hanyuma biza kurangira nyuma y'icyo gihe yasinze. Si ibyo gusa kandi hari n'undi mugore wavuzweho ko yigeze kumara imyaka 40 yose adasinzira. Mwanya wa 12 tuhasanga Tom Stafford. Uyu nguyu yaje kugira indwara yaje gutuma umubiri we umera nk'aho ufite ibinure byinshi, hanyuma ukajya ugerageza kubirwanya, biza kurangira arwaye diyabete yo mu bwoko bwa 2. Ibi ngibi bituma nta kinure na kimwe akunze kugira ku mubiri we. Si ibyo gusa kandi uyu nguyu yanze gucibwa intege n'iyi ndwara ye, ajya mu ikipe y'Ubwongereza yo kwisiganwa ku magare, cyane ko na n'ubu ngubu aracyabikora. Ku mwanya wa 12 tuhasanga Jesus Fajad. Uyu nguyu afite ubwoya umubiri wose, cyane cyane ko ubwinshi bwiganje mu maso. Uyu nguyu yaje kwitwa n'ibinyamakuru byinshi bamwitira ko ari we Werewolf bitewe n'ukuntu agaragara. Si ibyo gusa kandi byatumye ku ishuri abana baramunyuzuraga bitewe n'ukuntu asa, byaje gutuma agira depression, biza kurangira agiye yiyahuza amayoga, kugeza igihe yaje kuza kwiyakira, biza kurangira atagitewe isoni n'ukuntu agaragara. Si ibyo gusa kandi abantu benshi bakomeza gutangazwa n'ubu bwoya bwe buri mu jisho, mu isura ye, cyane ko bigaragara ko ari ibintu bidasanzwe. Umwanya wa 13 tuhasanga James Wanzi. Uyu nguyu yavukanye ubumuga budasanzwe, cyane ko amavi ye aho kureba imbere nk'ay'abandi we yarebye inyuma. Ibi ngibi byaje gutuma hari ibintu byinshi atashoboraga gukora, gusa yakomeje kwiga, gusa aza guterwa inkunga n'ibigo bitandukanye by'abagira neza, biza kurangira akorewe operasiyo. Nyuma yo gukorerwa operasiyo zigera ku 10 zose, ubwo yari afite imyaka 26, byaje kurangira agenze. Umwanya wa 14 tuhasanga Abdul Bajandar. Uyu nguyu yaje kumenyekana nka Treeman cyangwa se umugabo ukoze mu giti. Uyu nguyu yaje kurwara indwara ituma azana ibintu bimeze nk'ibiti ku biganza ndetse no ku maguru ye. Ibi ngibi byaje kurangira akorewe operasiyo zitandukanye, ariko nyuma y'igihe ibi ngibi bisa nk'ibikize, byatangiye kongera kugaruka. Na n'ubu ngubu biracyacanze abaganga. Umwanya wa 15 tuhasanga Paul Carlson. Uyu nguyu yaje kumenyekana bitewe n'uko yagize isura isubururu. Ibyo ngibyo byatewe n'uko yakoresheje imiti nabi y'uruvangavange, bikaza kurangira uruhu rwe rugize indwara itagaragara cyane ku bantu, bikaza gutuma aza kugira isura y'ubururu. Ku mwanya wa 16 tuhasanga Kara Anaya. Uyu nguyu yaje kurwara indwara itakunze kugaragara bita persistent sexual anujo. Iyi ngiyi ituma ashaka kugirana imibonano mpuzabitsina n'ibintu bitandukanye, bituma yumva ameze neza. Ibi ngibi byatumye hari ibintu byinshi adashobora gukora, cyane ko bivugwa ko mu masaha makeya ashobora gukinisha cyangwa se gukoresha imibonano ibintu birenga 16 byose. Ibi ngibi bituma atagirana imibonano mpuzabitsina n'umugabo. Mwanya wa 17 tuhasanga Abby and Brittany Hansen. Abangaba bavukanye ubumuga budasanzwe, cyane ko abangaba bafite ibintu byinshi bahuriyeho nubwo bafite imitwe ibiri. Abangaba bafite uruti rw'umugongo, no kuvuga inti z'umugongo 2. Si ibyo gusa kandi abangaba bafite imitima 2. Gusa abangaba bafite ibihaha 2 gusa, kandi ko tubizi umuntu agira ibihaha 2 umuntu umwe. Si ibyo gusa kandi abangaba hari ibintu byinshi bakorera hamwe nko kwigira hamwe, ariko buri wese abatekereza ibyo. Abangaba bagiye bakora ibintu babikoreye hamwe, urugero nko gutwara igare. Umwanya wa 17 tuhasanga Deepak Jungla. Uyu nguyu yaje kugira impanuka bitewe n'uko yaje gukubitwa n'amashanyarazi, gusa bikaza kurangira umubiri we uhise uhinduka. Uyu nguyu bakunze kumwita intwari bitewe n'uko hari ibintu byinshi akora abandi bantu badakora. Uyu nguyu umubiri we ushobora kwakira volt 1000 zose nizigire icyo zimutwara. Si ibyo gusa kandi uyu nguyu umubiri we ukomeza gutangaza abantu bitewe n'uko umuriro wakica abandi bantu ntacyo ujya umutwara. Ibi ngibi bituma mu mujyi atuyemo agenda akemura ibibazo by'amashanyarazi hahandi biteje akaga, ku buryo abantu basanzwe batagenda ngo bagire icyo babikoraho. Ku mwanya wa 18 tuhasanga Daniel Sims. Uyu mwana yaje kurwara indwara ituma uruhu rwe ruhora rushishuka buri gihe. Si ibyo gusa kandi ibi ngibi byaje gutuma buri munsi uruhu rwe ruhora rushishuka, kugeza ubwo ababyeyi be baje kubwirwa n'abaganga kagomba kujya yisiga amavuta ya olive oil buri munsi. Uyu nguyu akorerwa massage iminota 15 bamusiga aya mavuta, gusa nibituma
uruhu rwe ruhagarika gushishuka. Si ibyo gusa kandi uyu nguyu akomeza gukina American football nubwo ameze atya. Buka gukora subscribe kuri iyi channel yacu. Ku mwanya wa nyuma tuhasanga Samson Burns. Uyu nguyu yaje kuvukana indwara idasanzwe biza gutuma ku myaka mike cyane ko yaje gupfa afite imyaka 17 yaragaragaraga nk'umusaza. Abantu benshi bamwitaga umwana ufite umubiri w'abasaza. Gusa nubwo bimeze gutyo yakinaga American football mu ikipe y'Abongereza. Ibi byaje gutuma atwara n'ibikombe byinshi cyane ko ubwo yapfaga ikigo HBO gitunganya amafilime cyaje kumukoraho documentary, hanyuma biza kurangira ihinduye ubuzima bw'abantu benshi. Ese muri aba bose ninde inkuru ye yagutangaje cyane? Iyi ni Kigali Tales. Niba ukunda inkuru nk'izi ngizi zitangaje, ibuka gukora subscribe kugira ngo ujye ubona video nk'iyi ngiyi buri munsi.